Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino basuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Ubundi turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ubwoko bw'Imana ndabasuhuje muherereye hirya no hino, mwiyumve mwikaze mu biganiro byacu kandi ndashimira cyane n'abadukurikira. Uyu munsi nashimira bakeya n'ubundi tukazongera n'abandi, ndashimira n'ubundi abatanga inyunganizi z'ibitekerezo ego munyuze muri komenti. Nshimira harimo Michael Tuyisenge, nshimira n'abandi bagiye batandukanye harimo na Alphonse, ego umusaza Alphonse, n'abandi bagiye batandukanye harimo na Lecho niyo gisubizo. Mwese ndabashimiye n'abandi tugenda tubashimira uko mugenda mutanga amakomenti mutugira inama ibitekerezo. Turashimira n'umugabo witwa Etienne, yego aho muri ndabasuhuje cyane kandi turabanezerewe ko muduha inyunganizi, ndetse n'abandi tugenda tubashimira ko tuba dufite umwanya mutoya muri kino kiganiro. Yego ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana yuko mudahwema kubana natwe kuri bino biganiro binyura kuri Irera TV1. ndabashimiye mu buryo yego mu buryo buvuye ku ndiba y'umutima wanjye. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi twitegure aho twakwandika ibyigisho by'agaciro by'ingenzi by'umumaro kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho, kandi kubyandika ni ngombwa ko umuntu yaba abitunze abifite, kuko mu gihe umuntu agiye gusubiramo mu gihe runaka cyangwa ugiye no kuba wabyigisha abandi, yego kugira ngo nabo basobanukirwe ubutumwa bwiza. Rero n'ubundi Bibiliya nayo ibivugaho ku bigendanye no kubwiriza abandi ubutumwa bwiza. Nk'ubwoko bw'Imana dufite intego n'inshingano byo kuba twabwiriza abari hirya no hino mu mahanga yose, ubuzima waba urimo ubwo aribwo bwose, bukoroheye cyangwa bukugoye, yego ku bushobozi waba ufite. Yego n'ubundi Bibiliya ibivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye rwa kabiri, Pawulo yandikiye Abakorinto n'ibice 5:18, arababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego rero birakwiye ko tubikora. Tugiye kumva incamake z'amateka yaranze iyi tariki n'ubundi ya 21 z'ukwezi kwa 12. Yego muri aya mateka turabonamo uburyo uyu munsi utandukanye n'indi minsi y'umwaka. Muri aya mateka kandi turabonamo uburyo abantu bitegura umunsi wa Noheli, kandi muri aya mateka yaranze iyi tariki turumvamo uko abantu bateguraga imitima yabo kubwo umunsi wa Noheli, yego kubabyemeraga. Ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino mu isi, ku isi yose nta mupaka, kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana cyangwa bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego Bibiliya nayo ibishimangiraho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, arababwira ati nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ariko nyine nyirizina uraza usange hari abantu batubeshya ko ari ubwoko bw'Imana nabo kandi bibeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko bahoza imitima yabo harabatamaza, nk'uko n'ubundi Bibiliya ikomeza ibivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16, avuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi turebera hamwe
ibyafashe ubwoko bw'Imana. Ariko dushingiye ku byo tubonye haruguru, urasanga ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubwoko bw'Imana turibaza tuti se abantu babayeho mu gihe cy'amateka ubundi bakoraga ibyo Imana ishaka? Mureke twumve aya mateka n'ubundi kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, bitewe n'icyo Bibiliya iraza kubyemezaho nk'igitabo kibonekamo iby'Imana yavuze. Tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12. N'ubundi aho dusanga kuba byemera ni umunsi wa Mutagatifu Tomasi kuri iyi tariki. Kuri iyi tariki n'ubundi nyirizina ijoro riba rirerire naho umunsi ukaba mugufi. Yego, iyi tariki ya 10 itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12. Tariki ya 21 Ukuboza ni umunsi mugufi w'umwaka. Nyamara uyu munsi ubusanzwe uri mu minsi yo kwitegura Noheli kuba byemera cyangwa kuba yemera. Abantu bakoraga cyangwa abantu bakoraga amasuku, n'ubu ngubu kubayiziza bagakora amasuku ndetse bakanotsa imitsima cyangwa bakotsa imigati. Iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 ni imwe mu matariki yo gusoza kwitegura umunsi wa Noheli iba ku munsi wa 25 z'ukwezi kwa 12. Kuba byemera bemezaga ko ibyumweru byose bya mbere byari bikwiriye kuba byinshi byo kwitegura mu mwuka, byo kwitegura mu buryo bw'umwuka bitegura uwo munsi wa Noheli. Aya mateka n'ubu twayatangarijwe n'urubuga rwitwa catholiqueculture.org. Yego, tugiye kurebera hamwe aya mateka icyo Bibiliya yavugaho, abayabayemo, icyo Bibiliya bavugaho n'icyo mu bwoko bw'Imana Bibiliya idusaba gukora. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi icyo Bibiliya bivuga. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turumvamo uko Yesu Kristo adusaba kwitegura ubwami bw'Imana. Ariko hano nyirizina mu mateka twabonye buryo ki bo bagiraga kwitegura, bagakora amasuku menshi cyane bitegura munsi wa Noheli, bakota imigati, imitsima, bitegura uriya munsi wa Noheli. Kuko uyu munsi yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 tuba turimo gusatira uwo munsi kuba byemera cyangwa kubemera Noheli. Ariko Noheli twayivuzeho mu biganiro byatambutse, dusanga itari mu by'Imana yavuze cyangwa yabivuzeho, dusanga ari ijambo ry'irihimbano, ari igikorwa cy'igihimbano kitari mu byo Imana nyirizina yateguriye ku bwoko bw'Imana bwakagombye kwizihiza cyangwa kugenderamo. Yego, niho rero tugiye kureba aba bantu nimba barafataga nyirizina ibyumweru byose bigize umwaka ngo barimo kwitegura mu buryo bw'umwuka, bitegura uriya munsi wa Noheli, umunsi w'ikinyoma utaboneka mu byanditswe, Imana itagaragaje. Iminsi yose babaga biteguye uwo munsi w'ikinyoma. Urumva ko aha hantu tugiye kureba Bibiliya ubundi kitubwira kwitegura, cyangwa iki Imana itubwira kwitegura nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa Yesu Kristo cyatubwira kwitegura icyo ari cyo n'uburyo bikwiye kwitegurwamo. Yego, rero turaje turebe nyirizina icyo Bibiliya ikomeza ibivugaho, kuko tugiye kureba muri kino kiganiro n'ubundi tumenye amateka mu iyobokamana, twumvemo uko Yesu Kristo adusaba kwitegura ubwami bw'Imana. Kuko nyirizina uku kwitegura tubonye mu mateka babagamo nta kuri kubirimo, ndetse nta n'Imana ibishimamo yuko twabyubahiriza. Kuko twebwe turaza tubona yuko nk'ubwoko bw'Imana dukwiye kuva mu kinyoma cy'abangaba babayeho mu gihe cy'amateka, twe tukagendera ku cyo Bibiliya noneho itumenyesha gukora nyirizina. Kuko
habagaho kwitegura kwizihiza umunsi w'ikinyoma. Rero ubwo twebwe ntabwo turi muri urwo ruhande rwo kugira ngo tuze kwizihiza umunsi w'ikinyoma nk'ubwoko bw'Imana, kuko turasanga Imana nta hantu yabidusabye yuko twagira gute twabyizihiza. Niho tugiye kureba kuri kwa bibiri cyo kubivugaho. Kristo atwereka cyangwa arimo kutwereka icyo dusaba nyirizina gukora n'abantu twiteguye ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abakora ibyo kwizihiza Noheli babikora n'ubundi bameze nk'abitegura icy'agaciro mu buryo bw'imyemerere, ariko nyirizina ntabwo ariko kuri kw'ijambo ry'Imana yateguye ubwami bw'Imana bwayo. Yego, turasanga muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 umurongo wa 42 kugera kuri 44 haravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Yesu Kristo arimo twereka icyo tugomba kwitegura nyirizina. Hari abo iminsi yose urumva bayifataga, ibyumweru byose babifataga bitegura umunsi w'ikinyoma ari wo wa Noheli. Nyirizina urasanga rero ibyo bitari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ariko Yesu Kristo atweretse nk'ubwoko bw'Imana icyo tugomba kwitegura n'uburyo tugomba kubyitegura. Yesu Kristo atweretse ko tugomba kwitegura umwana w'umuntu azaziramo, ari we Yesu Kristo, kumwitegura igihe azazira. Kumwitegura ntabwo waza kubishobora ku ruhande rwawe utabishobojwemo n'umwuka w'Imana. Kandi uyu mwuka w'Imana turasanga uwuhabwa mu gihe wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, yuko yagucunguye ku bw'ibyaha byawe. Icyo gihe ugatangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ahangaha rero icyo twebwe dusaba kwitegura ni ukuza kwa Yesu Kristo, kandi uku kuza kubyitegura mu buryo bukwiriye ni ukumenya icyo ijambo rivuga cyangwa icyo Imana itubwira. Nk'uko kuri Irera TV1 cyangwa ubwoko bw'Imana tureba nyirizina icyo Imana itumenyesha mu byo yatwandikiye biboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Turareba ibiza kuboneka muri Bibiliya. Rero muri Bibiliya haratwereka icyo tugomba kwitegura, yuko ari ukwitegura Yesu Kristo kugaruka kwe akazasanga turi mube. Yego, kandi kuba mube urabiheshwa nuko wasobanukiwe ubutumwa bwiza, wize ubutumwa bwiza, ugakurikiza icyo bukubwira, ukuzuza ibyangombwa byose Bibiliya igusaba. Ese nimba haraza kugaragara yuko hari abarimo kubahiriza iby'imigenzo cyangwa imihango itaza kuboneka mu byanditswe muri Bibiliya, cyangwa Imana ntacyo yabivuzeho, uwo muntu araza kuba ari mu murongo wa nyawo. Rero ubwoko bw'Imana niyo mpamvu uyu murongo ubereyeho wa Irera TV1, kugira ngo dufashanye, duhugurane, tumenyeshanye, duhana amakuru y'icy'ingenzi dukwiriye gukora, tugikuye he mu byanditswe muri Bibiliya uko bivuga, tutagiye ku ruhande cyangwa turi amarangamutima gusobanura ko umuntu we yishakiye. Yego, rero ndabashimiye ko mwabanye nanjye, mwabanye n'ubwoko bw'Imana muri kino kiganiro. Yego, tumenye amateka mwiyobokamana. Ndabibashimiye, n'ubundi tuzasubira no ku munsi w'ejo. Yego, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase. Rero ku bwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye ko mwabanye natwe, kandi mbakumbuza gusangiza abandi byiza, kuko harimo n'ingororano kubwo gutambutsa ubutumwa bwiza bw'ingenzi. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, ubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Munakoze cyane.